Haleluya. Ndabyo Imana ikangwa na biracitse. Mwanyumva yamye abadamu yakemera ko bagukubitana amenyo bakayarandura n'amaso bakayagera imituku, ariko nebizagutabara 28 cyageraze cyo gihe baragukubita ariko izakurinda ko bakwica. Inzara ishobora kukobya imyaka n'imyaka, ariko Imana avuga ngo sitoke yawe iri muri 2030. Inzara izakurya, icyo Imana izakora izakurinda ko inzara ikwica, kuko sitoke yawe iri muri 2020 ingahe. Wagerayo rero, haleluya, wagerayo ukagerayo renzahare, kuko igihe kigeze Imana kugaburire amatama yakaza, amabuno yakaza, munongwa nizanyasha zikaza. Ni nyasha nyashe zikaza, ayo biboko bikaza. Yemye babyeyi muri hano, haleluya haleluya. Buri abadamu mubyibuha amabuno, badamu byibuha amabuno, kizakwereka ko kwa madamu bere kuza na amabuno. Ni nyasi zatangira gututumba. None agakorekeza amaboko, badamu byibuha mu maboko, mukabyibuha n'amabuno. Koko sitoke yawe wayegezemo. Abagabo kizakwereka ko bere kuza bihera mu mutwe mu bikano. Niwa behera hano kabona n'ipfufu ryatangiye kuza, bonde agakorekeraho inda, bono akabaro umugabo ukagera ngatwite y'amezi 6. Atumva wa madamu we ngo zero tekerezo byiza, kuki noneho mbwiyibi Imana yaduhaye byiza, iduha ingororano, ingatwa tuzifite abana beza, imirima bagaragu badukorera. None niba bigiye byaravuye ku Mana betome twiyakana. Oya chemwa cyanyene wagikora, uvuga ngo wagikora. Chemwa cyanyene wagikora, chemwa cyanyene wagikorera kwiyubahesha. Chemwa cyanyene wowe mu bubasha bwawe wakora birenze kimwe. Savuze haleluya. Shambo nyamukoro ndahanye nuko Yesu hari ibyo agiye kuzura. Abeze nganje ko hari ibyo agiye kuzura, munyikirize ngo amen. Nange rengozaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka azongera kubake. Gira mwese ngo Uwiteka azongera kubake. Neryo ijambo ngozaniye kugira ngo nongere ngobotse ko Uwiteka azongera kukubaka. Nubwo garagara nk'umuntu wasenywe, kagaragara nk'umuntu mu by'ukuri wabuze hepfo no haraguru, ariko ndaguha amakuru Yesu azongera akubake. Baje gusenga haleluya, abatarataha haleluya. Burya n'igihe umuntu aba ari hano ariko akaba yatashe, baza mugenzi we ngo ndabwo urataha. Oya ongera umubaze ngo rehamanya n'umutima wawe kutarataha. Mana nishimye kandi habwe cyubahiro, tuvugane ngo amen. Tewe nawe yakoze cyane mu ijambo ry'Imana, haleluya. Yatobye ijambo ry'Imana ashyiramo no guhugura. Ariko buri kintu nababwira, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Haleluya. Ubwami bw'Imana kuko nababujyamo babwishamwe iki? Babugishamye imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yobu. Sabe Marcel afate Bibiliya dusomere kitabo cya Yobu.
igice cya 27 uransomera ku murongo waho wa 6. Yobu 27 uransomera umurongo waho wa 6 unsomere mu izina rya Yesu. Amen. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, nda nubwo nzakurekura, nda nubwo umutima wanjye uzagera icyo nshenja ngeriho. Mushake wicarire tuvugane ngo amen, tuvugane ngo amen. Oyo ni Yobu wavuze amagambo. Yayavuze ryari? Yayavuze mu gihe byari bikomeye, ariko arangije ariyemeza. Haleluya. Arangije ariyemeza aravuga ngo nubwo ndi kugeragezwa, nubwo natewe n'amakuba akomeye, nubwo natewe n'ibyago bitandukanye, nubwo natewe n'inzige zikora imyaka yanjye, nubwo ibigeragezo byageze mu bana bakaba bapfuye, nubwo ibigeragezo byageze mu bakoze bakaba banzezeye, ariko njyewe gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Abakiri hano haleluya. Buri abana b'Imana yarige tugeragezwa tukagira ngo Imana iratwanga. Oya, kugeragezwa kwawe ndabye Imana kwanga. Wako tubanze tumenye ngo ibigeragezo biva kuri nde, bikomoka hehe. Tugeragezwa mu buryo butatu bungahe. Ubwa mbere tugeragezwa ari Satani tugerageza agira ngo tuve ku Mana. Icya kabiri tugeragezwa ari Imana nayo ishaka kudushira ku munzani kugira ngo idupime ibone uko tuzamura mu maraka. Mwanyumvise? Haleluya. Icya gatatu hari ibigeragezo natwe ubwacu twebwe turangara bikizana kuko twarangaye. Mwanyumvise neza abana b'Imana? Niyo mpamvu tugeragezwa mu buryo butatu, ariko uburyo bwa mbere Satani yakugerageje, haleluya, uhongera ku Mana. Imana niyo yaza kukugerageza nyene niyo gushize hehe ku munzani. Iyo rero ugeragejwe nawe bwite urimenya, uri mama, uki papa, umwe ndakantu karimo, vuga ngo ndakantu kaba karimo. Baje gusenga haleluya. Ariko ugeragejwe na Satani ugakomera, Imana irareba akavuga ati koko uyu mugaragu wanje, uyu mushakazi wanje yageragejwe na Satani, doshengiye ku bitaro byari byagabwe kuri we, yakaguye ngabandi, ariko dore aracyahagaze. Haleluya. Imana kazi kavuga ngo nuko mugaragu wanje wakiranutse muri beke ngweguriye byinshi. Munyikirize ngo amen. Iyo wageragejwe na Satani ugahagarara neza mu mwanya wawe, harimo akantu. Tuvugane ngo amen. Icyane cyane nabebutsa kugeragezwa ndabwo ari n'ibyaha byinshi, kuko hari igihe umuntu ageragezwa Satani akamwereka ibibazo. Impamvu ugeragezwa nuko ari ibyaha byinshi, kandi amaherezo iyo twageragejwe turatangira isengesho tuvuga ngo koko Mana ndakoze iki cyatuma mbana bigeze aha, ndacyaho ufite. Hari n'ababyererwamo bakabiraramo, bakabinywa mu mazi, bakabirya mu biryo, ariko usanga ari bataraga. Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Abo usanga ari bataraga rwose. Impamvu wogeragezwa kuko wowe uri kubesikana. Marcel, urimo wize amategeko y'umuhanda, uyu munsi ufite na perime, ufite uruhusa rwo gutwara ibinyabiziga. Ni kangahe imodoka ziri ku murongo umwe zigomba kugongana? Ndibikunze kuba zere ku murongo umwe, ndakondo zogongana. Zogongana se gute ko ziri ku murongo gumwe? Haleluya.
kandi ngera amateka y'umuhanda bashiramo menya ari metero ebyiri n'ebyiri n'eshatu zena modoka rero yaragoye kugira ngo zigongane cyese zikore imbanuka niyo ziri kubisikana kuko hari igihe buno yiba umukono w'uyu po bagatsibura gasanga umuriro uratse mwigire kuyicarira tuvugane ngo amena tuvugane ngo amena uko tubayeho mu rugendo rujya mu ijuru niyo mpamvu Paul yavuze ngo tore mwese dufashe igihe mu ntambara. Haleluya. Tore mwese turi ku rugamba. Oyo ni umwana w'Imana. Ni umwana wande? Oyo ni Satani cyangwa se no HUMURA ntabwo raba Satani. Turukiriye urimo koza. Haleluya. Oyo ni umwana w'Imana. Oyo nende yemwe ariko ashaka kugusha unashaka no kumugerageza. Waragenda umukubita igitsiburira. Genda mu bisikane wewe wikomereza ariko umukubita igitsiburira. Dore ko bemeze nuko nguko. Kuko haleluya twebwe turi kubisikana na Satani. Haleluya. Kuko iyo tore kujya wenda ntabwo ariho. Niyo mpamvu muri Yakobo gice cya mbere ku murongo wa 12 haravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'iki cy'ubugingo RY'IMANA yasezeranije abayikunda. Tuvugane ngo amena. Abari kunyumva haleluya. Abatangiye kumva ibyo haleluya. Nugeragezwa rero nduzavuga ngo Mana kuko uri kumbana Mana nacumuye iki huko uzaba mu Mana ni ndungerageza ni wowe njinyirize ni Satani sinambara imbaraga ndwana kigabo kuko Satani kukugerageza ugatsenda ni iraki Imana izashira ku rutugu. Imana kozigira ngo egusongure ireba gukomera kwawe ukihangana ni iraki Imana izashira he. Haleluya. Bora muri twari ba generali hari ba majoro. Haleluya haleluya. Hari ba yotonare basuri yotonare ba kaprare. Haleluya haleluya. Bigendanye nuko mwihanganira ibyabagera cyese. Mana nishimwe. Eyo dosomya mu busesenguzi bw'ebene bitabo dosanga yobo oyo ngoyo yasabwe na Satani. Yasabwe nande? Rango yobo uko muzi azihanganira ibyazageragezwa. Azihanganira ke? Ubundi yobo Imana biramurekuye bamutera agapira baramukina. Tuvugane ngo amen. Satana tugumurekuye kanze nanjye ngwereke. Amwogeraho uburimiro. Amukuraho ubufindo. Haleluya haleluya. Amatungo yaragenda. Yo barakomera. Haleluya. Abagaragu barasezera. Yo barakomera. Mana yacu shimwe cyane. Abana barapfa. Yo barakomera. Haleluya. Yo barakomeza rahamya. Satani ndiyashirwa. Vati none hore reka nze ngwatake. Ngarwara ibibembe ku mubiri. Ninde wegeze kurwara ngashire hejuru turebe. Ndavuga wegeze kurwara. Indwara yariyo yose. Mwese mwararwaye. Imana ashimye Imana itareme kubwaye bubica. Ya Kristo haleluya. Mana shimwe ko yabakishije. Yabo rero yakotanye rigeragezo cyo ko arwara ebebembe ko bantu babeze birasane ya ndwara ifata hano ku nyama y'inani. Burabugora ni ibibembe. Warero bwasheshe umubere wose. Kandi iyo binyuze magashoye gato biraryo kumva washiramo inzara. Mpamvu ababonye bya bindi hari gihe raturu gasanga amaraso gavuye cyo gihe byamuriye bisa nibiri nuko yashima. None ngo akaje heshema abura inzara zo gushima ngabwira madamu ateye madamu. Wamba shugashaka kajyo ukajya ushima rwose navuga ngo hano ukaterera kajyo navuga ngo ukashira ka noneho ngo
madamu wayo amaze kubona ko bimurambiye guhora ashima mugabo wewe, arangije abata ariko mugabo wanje ko mana wezeretse ku bintu Mana urabone taratwanze. Haleluya. Mana urabone taradutaye. Abana wobe, abagaragu wobe, amatungo twari dufite byaragiye, none wahakana Imana ugapfa neza ko mbona utakibayeho. Hari abantu bari bazi ngo uzapfa mu kwa gatanu, hari abantu bari bazi ngo uzapfa mu kwa gatandatu, hari abari bazi ngo uzapfa mu kwa karindwi, none ugeze mu kwa munani. Hari abari bazi ngo urapfa 2025, none ugeze muri 2026. Vuga ngo n'amarebebere n'ijana nzagerayo. Baje gusenga haleluya. Muhumure badutega dusembuka. Mudamu wayobo eco naco cyari kibaye ikigeragezo. Burarebana b'Imana bigeragezo biba, ariko ikigeragezo cyo mu nzu cyahe yakwanereya nakugerageza. Wagera mu rugo ugateka ibirayi byawe ukashiramo agatoke ugakora imvangu ukarya, ariko mugabo wawe muzageragezanye. Icyo ni cyahehe, ni icyo mu nzu. Buragiye abantu bakuvuga ukababara, oya nakayambuze. Ayo Kristo we, ndabaha gukomera mu izina rya Yesu. Mugabo wawe arakuvuga ndawuramuhungira, muburere muri hamwe, ku meza muri hamwe, yewe muri saro murecaranye, urakata mu cyumba mu besekane. Icyo ni ikigeragezo cyo mu nzu. Icyo rero ndawundi wakigukiza niyo mu ijuru. Tuvugane ngo amena, tuvugane ngo amena. Yabo rero yarageze ku kigeragezo cyo mu nzu, noneho umudamu we abari wo muvuga, abari hano haleluya. Umudamu we abari wo mucece endege yabangoreka Imana, kandi ndahande yaramujyanye ni mu bapfumu, kuko yaramaze gutegereza imbaraga z'Imana byanze. Haleluya. Ndabye Imana ikangwa na biracitse. Muranyumva yamye abadamu yakemera ko bagukubitana amenyo bakayarandura n'amaso bakayagera imituku, ariko nebezagutabara 2028 tagereze cyo gihe baragukubita, ariko izakurinda ko bakwica. Endare sobora kokobye nyaka n'imyaka, ariko Imana avuga ngo sitoke yawe ere muri 2030, endare zakurye cy'Imana izakora, izakurinda ko inzara ikwica, kuko sitoke yawe iri muri 2020 ingahe. Wagerayo rero haleluya, wagerayo ukagerayo renzahare, kuko igihe kigeze Imana kugaburire amatama yakaza, amabuno yakaza, munongwa nizanyasha zikaza. Ni nyasha nyashe zikaza, ayo biboko bikaza. Yemye babyeyi muri hano haleluya. Buri abadamu mubyibuha amabuno, badamu byibuha amabuno, kizakwereka ko kwa madamu bere kuza na amabuno. Ni nyasi zatangira gututumba. None agakorekeza amaboko, badamu byo mu maboko mukabyibuha n'amabuno, koko sitoke yawe wayegezemo. Abagabo kizakwereka ko bere kuza bihera mu mutwe mu bikano. Niba behera hano kabona n'ipfufu ryatangiye kuza, bonda agakorekeraho inda, bono akabaro umugabo ukagera ngatwite y'amezi 6. Nabi babiri kuza. Tuvugane ngo amena. Kuko sitoke yawe yaje, igihe kibigeragezo cyawe cyarangiye, byangeze ngo birangire mu izina rya Yesu. Oya mubwire ngo birangire. Mana neshemye, Mana nihabwe cyubahiro. Uri kurangara ho birangire.
tuvugane ngo amen. Ongera umubwire ngo ibigeragezo byawe bijye wiherezo. Ngana ko musozo. Haleluya. Finally yoba ondekendo yasobeza umugore. Aramabwira ngo madamu wanje koko mbere ya ngomwe aba mu badamu babapfapfa. Ko narengoze hebye ubwenge. Ko narengoze ibitekerezo. Ko narengoze kwihangana. Kubera ko mbwe yare no jambo. Ati cyakora bimenye. Enamo ngere yose inyemeye. None aho kumva ikindimo twahabwa ibyiza bivuye mu kiganza cy'Imana. Ebebe byaza tukabyanga Uwiteka niwe wabimbaye ni nawe. Iyo babayesha umuzimu abayesha iki bundi hari ijambo uvuga abazimu nga 800 ukabura barimbuye. Hari umwanya uhagararamo wahagarara neza mu kigeragezo n'ikindi gende kizakumenyere. Satana hwara bateye wewe narinzi ko namufatisha madamu we. Buri abadamu murashoboye buri umudamu wakwitendetseho. Niba ari mu byiza akakwitendeka mu iterambere ubu muragiye. Ariko niba ari mu bibi akavate njye uyo mugabo nzamugusha. Uyo mugabo nzamuserereza mu rugo. Ye mugabo yemye baga muri hano nabandi muzanyumva. Muzingo turagwa kare mugende mutatakariza imbaraga. Nizo muzitabaza kare zigapfubusa. Abadamu. Haleluya. 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 Badamu ufite imbaraga twebwe abagabo tutazi. Kandi namwe badamu ufite imbaraga mwebwe muteyezemo. Bwira mugenzi ngo sobanukirwe imbaraga zawe. Ariko mugabo yaremwe umwuka w'Imana Theo amusoreza ijambo ryeza atumva wa madamu we ngo zero tekerezo byeza kuki noneho mbwiye ibi Imana yaduhaye byiza iduha ingororano ingatwa tuzifite abana beza imirima bagaragu badukorera none niba bigiye byaravuye ku Mana betome twihakana. Oya ntabwo twabona ibyiza nyuma ibi bintu biza ngo tubyange kuko tugomba gukomera yakwicarira Imana go umugisha. Haleluya. Mumvugire ngo Imana itari bayari. Mvugire ngo Imana yewe musenga. Mvugire ngo Imana. Mvugire ngo Imana itari Dagoni. Mvugire ngo Imana yewe mugabo we. Mvugire ngo Imana yewe mubyayi we. Mvugire ngo Imana ndabware bayari ndabware Dagoni. Haleluya. Bana b'Imana kandi inshuti za Yesu ngirye ibanga ryo gukomera. Enyuma yaco gatoya haza inshuti ba Matemani na ba Arifasi. Baraza tumva wa mugabo we dushingiye biri kukubaho ni ibyaha byinshi wakoze. Baya tukujyana mu cyumba cy'amasengesho tukwatuze rwose tukwatuze wehane nabe tarebyo urapfuye kandi turi nubwo wanapfa ariko uzapfe byibuze wihanye cyo cyakiri gutuma ugeragezwa gutya. Bana b'Imana kandi inshuti za Yesu. Haleluya. Hari umuntu ageragezwa ebegeragezwa wa kane bekaza kuwa gatandatu begatangira n'cyumweru ariko ndaguha amakuru ndabwo watutse Imana. Ndabwo watutse ki? Ndabwo watutse Imana. Yobu yahagaze ku Mana ndabikunda. Yobu njamwikonegitaho tuvugane ngo amena. Kandi n'abantu ngabo itaka ryose Imana ije bagerera neza tuvugane ngo amena. Bore hano umuntu Imana igomba kugaburira akamaro kwaze kose ari kurya neza. Akaunga ku gihe, umuceri ku gihe, uturayi ku gihe, agatoke neza, akambaro kaje. Ariko yaburara ijoro rimwe. Ijoro agatebo yibagirwa iminsi 30 yose yariye
ibitotsi atutse Imana mw'iryo joro, atutse Imana mw'iryo joro. Buriya haleluya, ijoro rimwe waburaye ndereka guteranya n'Imana ngo bituma wibagirwa iminsi 30 wabayeho neza uri kurya kandi uri kunywa. Haleluya. No mu bantu nabo bamwe na bamwe nuko hari abantu mugendana, wabona agatoke ukamupasa, wabona akajumba ukamupasa, wabona akawunga ati sinyemara ngenyine, ariko mwagirana akabazo gato. Akabazo yewe Yesu Kristo we ye bikabe bibaza akakuvuga akagokweze karitsiye yose akebagirwa byabyeze 10 mwagendanye, byabyeze 10 mwabanyemo, ekosa rimwe ryonyine gusa kumva Marcel rigahanagura 10 ry'ibyiza. Abo demoni batsindwe mu izina rya Yesu. Kandi bene abo ngabo wagira ngo iteka ryose babetaguye bakaba nga wa mugani vuga ngo ukoze hasunyibutse cye. Burara abantu bihuta cyane mu mujinya, harano bihuta cyane mu bitutsi. Haleluya. Ukamutuka kimwe akakurundaho umufuka wose, ugakora hasi ugiye wakamanura kilo 100 y'amabuye, ukaba uyu koko ni wa wundi, ni wa wundi. Haleluya, haleluya. Buriya bwoko bw'Imana kandi inshuti z'Imana abakiri hano, haleluya, abakiri hano, haleluya. Mugenzi we nakugirira neza jya ubyandika, ariko igihe habayemo ikosa ryo gushwana jya ubanza uravuga se dushwanye kangahe, yakoze ibyiza bingahe. Muranyumvise? Ebyo bizagutera kunesha, ebyo bizagutera kubana n'abandi. Kandi buri kintu nababwira, haleluya, niba ngiye pastor wanyu umushumba wanyu shobora kugukorera ibyiza, ikibi kimwe cyabaye kigahita gihanagura bya byiza byose. N'Imana gende yagukujije kuva ku kwezi, kuva ku munsi wawe umwe ukabugezemo iyo myaka ugezemo. Niba uyagiye mu mwaka yenda 30 cyangwa se 18, haleluya, buriya ushobora gukiranuka mu bantu ni nawe uzashobora gukiranuka no ku Mana. Mwanyumvise neza? Ushobora kwihanganira abantu ni nawe uzashobora no kwihangana ku Mana. Nababwiye ko n'igihe Imana tugerageza ikora iki, niba udashobora kunyihanganira ngo ihanganire mugenzi we, n'Imana nikugerageza savuga atari ko n'Imana ndakigenda cyayo uceho, ariko nushobora kunyihanganira n'Imana nikugerageza uzashobora kwihangana. Abakiri hano, haleluya, abakiri hano, haleluya, baje gusenga, haleluya, baje gusenga, haleluya. Mwihangane rero, yo barageragezwa, ariko Satani yamuteye cyo mutwe vango nabonye Imana ikora imirimo ndi, nabonye Imana itanga urubyaro. Kuba bino bibaje ibyo ndabwo byandandukanya nande, abari ko mujya mubigira no ku nshuti zanyu vuga ngo kuba cyo no kibaye ndabwo cyandandukanya na mbarusha. Haleluya. Kuba cyo no kibaye ndabwo cyandandukanya na muragize nabanye nawe mu bihe none bigenze gutya waya ndagwa namwihakana. Mumbeni Imana cyubahiro, abana b'Imana kandi inshuti z'Imana. Bibiliya itwereka ko mu myaka yose Yobu yageragejwe, ku mu gice cya mbere n'icya kabiri nibwo yumvise Imana imutanga, ahandi Imana iraceceka. Ikora iki? Buriya niyo gitaka Imana ati komera mwana wanjye biba biki cyoroshye. Hari igihe Imana iceceka ndi nabivugeho, ndi ndunabirote. Yobo yegwarije mu kigerageza ariko munzane wiwe. Eyo dusomya mu gice cya 38 niho tubona Imana yagarutse. Haleluya, amen. Haleluya.
niho tubona Imana yakoze iki. None ngo iza umva tugendane. Yabo Yesu abayangaga ko ari naho yageze ariganyira. Ubundi mutandukanye, kwiganyira no kugamburura biratandukanye. Haleluya. Kuko hari umuntu ushobora kubabara akarira, ariko nubabara akaviramo hehe, akabika mu mutima. Yasashimwe cyane. Yabo yarababaye, yavuze utugambo two kweganyira n'iki byose, ariko mu mutima we yarakoze iki, yarakomeye. Imana rero ibiraje te hajya we njya kurema ijuru n'isi wari uhari. Yo barayamanika. Ninde ufite ububiko bw'urubura? Imvura iyo igiye kugwa ikomoka he? Ninde ufite bicu n'umwijima? Yobo hose abura icyo yasobeza. Yobo arayamanika. Ariko Imana irangije imukora ku mukono, aravuga ati mwana wanje narakubonaga ubwo wasaraguringaga mu gihe cy'ibigeragezo. Haleluya. Narakwetegereje ndakubona. Tuvugane ngo amena. Nabonye ukomeye, abagushinyaguriye nabonye wabikomeyemo. Haleluya. Aha ni Yobo, Imana iramuhagurukisha. Tuvugane ngo amen. None rero Yobo, dore icyo ngiye gukora ngiki. Bariya bose bakuvuze, bariya bose bagoze cye bakuvuze, nibo ngiye guteka baze ku irembo ryawe. Kera Imana ageze kuri za nshuti ziwe ati ndategetse mu manuke ku mbuga ya Yobo, mwihuta ibyago byamubayeho nimye bigiye kuzaho, kuko mwamuvuze ibinyoma sha. Ngiye mbona umutima wari gukiranuka. Haleluya. Kandi niyo mumanuka mushaka ibitambo mujyeyo. Wese amanuka n'inka nziza z'ibimasa, baragenda. Yo bicubahiro cyo kirongeye kiragarutse. Umva icyo Bibiliya ivuga tugana ku musozo. Maze fata Bibiliya mu gice cya 42 unsomere ku murongo waho wa 7. Tugana ku musozo murongo wa 7 42:7. Somera mu izina rya Yesu. Amen. Yobo ibice 42 murongo wa 7. Anditse ngo nuko Uwiteka amaze kubwira Yobo ayo magambo. Nuko Uwiteka amaze kubwira Yobo ayo magambo. Uwiteka abwira Elifazi. Uwiteka abwira Elifazi n'umuteramana ati uburakari bwanjye burababyukiye, wowe n'abagenzi bawe. Ukore n'abagenzi bawe babiri nawe ukaba uwa gatatu. Ntabwo mwavuze ibyanjye by'ukuri ku mugaragu wanjye Yobu. Kwaya manywa Imana ikuvugire, kwaya manywa Imana igusengere igiti, kwaya manywa Imana ikwibutsa abakwebagiwe, kwaya manywa Imana ikwibutsa abagusebya muri telefone, kwaya manywa Imana ikwibutsa abantu batakiguhamagara. Komeza. Imana hagira abantu ikwibutsa, Imana ikuvuge, Imana igira ikuvuga, Imana igira bihagurutsa abana b'Imana. Somera. Dore uburakari bwanjye burababyukiye, wowe n'abagenzi bawe. Ntabwo mwavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu we yabigenzaga. Haleluya. Kwamaza hepfo aho ngaho. None mweshana ngene navuze mwe kimwe no burya ni biriri. None ngo mweshakira amafeza ngaho ngo risome twumve. Nuko rero mwishakira imasabirindwi n'amapfizi 7. Mweshakira imasabirindwi n'amafeza 7 yeke. Maze musange umugaragu wanjye Yobu. Musanga umugaragu wanjye Yobu. Mwitambirire igitambo cyoswa. Mugenda mujya mwitambire igitambo cyoswa. Kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko. Dore umugaragu wanjye Yobu azabasabira. Ariwe nemera. Dore niwe nemera mwa. Gira mugenzi ngo Imana ikwemere. Shira mugenzi ngo Imana ikwemere. Shano kuri Imana yakwemere. Sinzi burara baririmbye mujya munza sa. Ngo Imana ngo sinza babiririmye bavuga ngo Imana ngo yagukunze ngo yakuraza naho irara. Mbega ikinyenga we. Shabara raga abahanzi muhanga namwe rimwe mukanyemeza bwana.
nge nakunda umukobwa wanje Esther nuri kuri kamera ngamubwira ngo vuga ngo tujyame hamwe iyo hari ibintu ducukaho hari ibintu ducuka sinzongera kureba inyuma tuvugane ngo amen haleluya 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 semera dusoze dara mugaragu wanje bazabasabira kuko niwe nemera kugira ngo ndazabagenzereza ngoko ubupfafa bwanyu bwari buri kuko mwavuze mbumva nushaka wicariye kuko bw'Imana yagiye batunegura Imana ire kumva hagiye batuvuga Imana ire kumva hagiye badusabye Imana ariko ni muhumuri biramwese ngo humura hoya mumbwira ngo humura hari gitondo cyo kukurwanirira ariko mwebwe bajya bakuvuza amamanuka nawe uzabavuga amaki amazamuka bakuvuza imvura iri kugwa yakunyagiye babona wajandamye bibwira ngo niko bizahora nawe uzabavuga ari kwitaramwa inyenyeri yamuritse tuvugane ngo amena baje gusenga haleluya inyenyeri yamuritse kurade nari kimana ikoze ku buzima bwawe Imana yagutabaye ndabona ari amarira Imana guhanaguye kwaze kwa cyenda no bwari kwose kuba komeza ukundu ariko Imana ikugutabariye tuvuganye Imana namutabaye les fonds numéraires des fois tous se contaminent ma les fois tous se contaminent wewe mushiki wacu hagarara wowe wowe ibintu byarashaka kubiwahirya ni wowe munda yawo cyumva bimeze gute cyumva ari amahoro Imana irakurwaniriye Imana irakurwaniriye Imana ikunze kurwara igifu tuvugange Imana imurinze kurwara igifu Mana nishimwe Leofone meregere kuko by'Imana kana shute z'Imana nawe Imana ikurwanirire Imana ikurwanirire Imana igaruka kuri Yobu imugarukaho somera 12 somera 12:42 12 mwumva umuntu Imana yagarutseho nakwiye ngo Imana izongera ikubake navuze ngo Imana izongera ikora iki nukuri Imana mbwira mugenzi ngo Imana izongera ikubake witinya hey amen nuko Uwiteka ahera Yobu bwa nyuma nuko Uwiteka ahera Yobu bwa nyuma kurusha ubwa mbere aha agira inama 14,000 umva agera indame 14 ha nengame behombe mwere teraniro nyoboye harimo n'umuntu utazingamiye ndabasebeje nokore ndabwo mbasebeje koko twese dutoya nanjye ngamiye negeze kuyibona muri za Rwamagana nagiye ingamiye ababonye kungamiya mushire hejuru turebe umwe babiri batatu bane batanu nanjye ndumbaza byinshi komeza mwumva umuntu Imana yagarutseho oya mbabarira umbwire mugenzi ngo nawe Imana kugarukeho hey Imana shimwe Uwiteka ahera Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere agira inama 14,000 n'ingamiya 6,000 mukomeze mwumve n'indogobe 2,000 n'amafese n'indogobe 2 n'ingore zazo 1,000 igihumbi murumva ubwo bworozi murumva ubwo butunzi ubundi ingamiya n'indogobe biri hejuru y'inka niba hari inka igomba kugura miliyoni mwe mwororinga inga igura ngahenzi izaya mwayene muri miliyoni 2 ingamiya rero iri hejuru y'inka mu bimenye tuvugane ngo amen kuko niyo mpamvu mutazibonana beshi yo mpamvu se mutazibonana kuko zihagazeho zitunga abantu barukundo
komeza. Yego. kandi abyara abahungu barindwi Umva ngo Yobu abyara abahungu bangahe? n'abakobwa batatu. N'abakobwa abambere bari bapfuye bahuye nebeza, ariko kuki Imana yamugarutseho arongera akora iki? Oya, Bibiliya ivuze iki? Ngo abyara abahungu bangahe? kandi abyara abahungu barindwi n'abakobwa batatu. Abyara abahungu barindwi n'abakobwa batatu. Komeza. Umukobwa w'imfura amwita Yemima. Uw'imfura amwita Yemima. Ba Yemima ndabasuhuje. Uw'ubuheta amwita Keziya. Uw'ubuheta amwita Keziya. Ba Keziya ndabasuhuje. Aha. N'uwa gatatu amwita Kerenihapuki. N'uwa gatatu amwita uko nguko Kerenihapuki. Komeza. 15. Aha. kandi mu gihugu cyose Kandi mu gihugu cyose, umva mu gihugu abagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa bandi. ndabagore bari bafite uburanga ng'abakobwa bandi, kuko bazanwe n'Imana, baziye mu gihe. Buri gikorwa gikorewe mu gihe kikazira igihe, icyo gikorwa kiba cyumutse. Mbabariye, fata mugenzi mu kiganza, mubwire ngo Imana ikore kimwe gusa cyumutse. Muhaguruke kwanza tunasenge Imana dusose. Muhaguruke maso nushake wicarire, reka turangirize kuri ijambo ngo Imana ikore kimwe gusa cyumutse. Mu gihugu cyose, mu gihugu ndabakobwa bari beza, ndabagore bari beza ng'abandi. Buriya niba abakobwa ari beza, buriya abasore basa gute? Buriya abasore basa gute? Kuko baje mu gihe. Haleluya. Kwaya manywa cyangwa se mu iki gihe cy'amusi, nukuri Uwiteka yongera kugarukeho. Uwiteka agira ibyo yongera kubaka ku buzima bwawe. Buriya abana Imana igihe tujya gusenga tukagenda turi igihiriri, bamwe mu gitondo bakakira ibisubizo, wowe kabona umaze ukwezi kwa mbere, kandi ufashe ukwezi kwa kabiri, Satani agatangira kukongorera ati debasha wowe urwerekeza ba runaka. Ndabwo amajwi murayumva ati uke dusenga abandi bagasubizwa, ndabando barabivuga. Kuki dusenga abandi bagakora iki? Haleluya. Buri hari igihe tujya gusenga ukagira ngo bamwe baherekeje abandi, ariko muhumure, ibya Yesu ni hehe? Ni ku murongo. Tuvugane ngo amen. Bariya bazamara ibisubizo, nawe byawe uko byinjiramo, kuko bazi ubwenge bakuguza. Bazi ubwenge kuko bazaba bamanuka, nawe uri gukora iki? Uri kuzamuka. Tega ibiganza byawe dusenga Imana. Ndajya mvuga nawe usubiremo. Vuga ngo Mwami Imana yacu. Subiramo uti Mwami Imana yacu. Subiramo uti Mwami Imana yacu. Njyewe ndi umwana wawe, ibyo mbizi neza kandi simbishidikanyaho. Simbishidikanyaho rwose. Maze igihe senga, maze igihe saba, abo twajyanye bagarukanye ibisubizo. Njyewe nzobeyeyo ndahira aho ngaho, ariko ijambo ryawe rirambwiye ngo wahereye Yobu umuhera bwa nyuma kurusha ubwa mbere, nanjye wangarukaho. Ngabona umugisha wawe, ngabona umugisha wawe, ndaza amaboko yanjye, wongera unyumve, wongera unyumve, wumva ubusaba bwanjye, wumva ubusaba bwanjye, wumva kwinginga kwanjye. Ukora kimwe, kimwe cyonyine,
nicyo ngusabye muri iri sengesho, nicyo ngusabye muri iki gihe cya Mose, nicyo ngusabye kuri aya manywa, nicyo ngusabye muri uku kwezi, nicyo ngusabye muri uyu mwaka. Kimwe cyonyine, kimwe cyonyine cyumutse, kimwe cyonyine kizabatangaza, kimwe cyonyine kizabemeza bacyemera kuri data, bacyemera kuri saba imigisha, bacyemera kuri saba imigisha. Kimwe cyonyine wagikora, uvuga ngo wagikora. Kimwe cyonyine wagikora, kimwe cyonyine wagikorera kwiyubahisha, kimwe cyonyine, kimwe cyonyine wowe mu bubasha bwawe wakora ibirenze kimwe. Nzi ko wakora ibirenze kimwe, nzi ko wakora ibirenze kimwe, ariko njyewe nzabye kimwe cyonyine, cya kindi maze imyaka ndarira amajoro, nazamukiye imisozi, nafatiye amasengesho ebyiri, tuvuga ngo aya ebyiri, aya eshatu, aya irindwi, aya 14, ya yandi ya 21, ya yandi ya 40, cya kindi nasengeye kimwe cyonyine, ngashima, ngafatanya n'abanje gushima, ababyemera n'abatabyemera, byibuze bakabona ko wagikoze, bakabona ko wagikoze. Kandi ndizeye umanuye no kugikora mwisa 9, mwisa 9, mwisa 9. Haleluya. Munyumve neza, ndebye ku isanzanganisa